Bene data muri Kristo turi hano ku itorero Betel. Mu bisanzwe uno munsi twari kuba twabanye mu materaniro, ariko kubera ikibazo cyugarije isi yose cy'agakoko ka corona, ari bita coronavirus, byabaye ngombwa yuko hafatwa ingamba si mu gihugu cyacu gusa ariko no mu bihugu bitandukanye aho icyo cyorezo kimaze kugaragara, yuko hafatwa ingamba zo kugerageza gukumira icyo cyago. Niyo mpamvu uyu munsi rero nta materaniro yabayeho mu gihugu cyose, ariko ntabwo byatubuza gukomeza gusabana n'Imana yacu binyuze mu masengesho ndetse no mu gusangira ijambo ry'Imana. Rero muri uyu mwanya yewe ndi Apotre Dr. François Nkurunziza, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'itorero Betel. Nkaba nifuza ko nkuko rubundi twari gusangira ijambo ry'Imana mu gitondo, ariko reka noneho tubagezeho icyo Imana yadushize ku mutima mu bijyanye n'ijambo ryayo uno munsi. Tubanze dusenge. Uwiteka, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, turagushima Mana yacu kubera yuko waturemye dukunda, ndetse n'icyaha kimaze kwinjira ku bwa Satani ntabwo umwana w'umuntu wamutereranye, wateguye umugambi wo kumucungura kandi warabisoje muri Kristo. Turagushima rero yuko Mwami ntabwo wigeze utureka nk'imfubyi, umaze no kuza gucungura igihe kigeze cyo gusubira kwa data ukicara iburyo bwe. Wasize uvuze yuko utazadusiga nk'imfubyi muri iyi si, ariko uzatworeza undi mufasha ari we Mwuka Wera azabana natwe iteka ryose. Kandi nguwo abisi badashobora kwakira kuko batamuzi batanamubona, ariko twebwe abakwizeye azaba muri twe, azatwigisha, azatuyobora mu kuri kose, azatwibutsa ibyo yatwigishije, ndetse azatubwira n'ibyo kubaho. Iki gihe rero isi yugarijwe n'ikibazo gikomeye, nta n'umwe gisize. Mwami, n'igihe koko dukeneye guhumurizwa nawe, dukeneye gukomezwa nawe. Niyo mpamvu muri uyu mwanya dusaba Mwami ngo iri jambo Umwuka Wera ashatse kutunyuzamo rikomeze ubwoko bwawe, si hano mu Rwanda gusa ariko mu mpande zine z'isi. Mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Rero bene data bavandimwe, kuri iki cyumweru tariki 15 kwezi kwa gatatu 2020, isi imaze igihe kitari kinini cyane, ariko ni iminsi mike, ariko ibyangiritse ku bw'iki cyorezo cya corona virus ni byinshi cyane bitabarika. N'ibihugu by'ibihangange biriho birahura n'ikibazo gikomeye mu buryo bwo guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Rero icyo twavuga twebwe nk'abantu bemera Kristo, tukemera ijambo rye ko ari ukuri, kandi koko kiretse utazi Bibiliya, ariko umuntu yagira ubuntu bwo kumenya Bibiliya, azi yuko nta na kimwe gitungura Imana yacu. Bibiliya ntabwo ari ijambo gusa rivuga iby'ijuru. Bibiliya yuzuyemo igice kinini kivuga ibyerekeye umugambi w'Imana kuri isi, bikaba bikubiwe mu cyo Bibiliya yita ubuhanuzi bwa Bibiliya. Iyo usomye Bibiliya, Imana yagiye imenyekanisha ibintu bizaba imyaka ibihumbi, imyaka magana bitaraba. Ndetse mfashe nk'igitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo. Iyo usomye Matayo igihe cyose avuze ibya Yesu, kuva avuka cyangwa kuva ataranavuka Mariya afite inda ye, yavugaga ibye
soza avuga ngo ibi byabaye ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi kanaka bisohore. Ni ukuvuga ngo nta na kimwe cyabaye kuri Yesu Kristo kitigeze kuba kitavuzwe n'Imana bitaraba. Rero n'amateka y'isi nayo Imana yagiye iyavuga muri Bibiliya ataraba mu mirongo yayo migari. Iki cyorezo rero cya coronavirus nacyo Bibiliya ari kivuga ku byerekeye ibimenyetso bya nyuma bizagaragaza ko Yesu Kristo yenda kugaruka. Muri ibyo iyo usomye muri Luka 21 uraza kubona mu bimenyetso Yesu yavuze bizabanziriza kugaruka kwe harimwo n'ibyorezo. Uyu munsi rero nimba iki cyorezo cyageze mu rwego rwa pandemi, kubera yuko mbere batangiye kuba ko ari epidemi. Epidemi ni icyorezo kidafata ibice binini cyane by'isi, ariko iyo icyorezo cyarenze imipaka kikarenga imigabane kigafata hafi isi yose cyangwa isi yose, ntago kiba cyitwa epidemi, kiba cyitwa pandemi, kubera yuko kiba gifite urwego rurenze kontina, rurenze umugabane. Rero iyi rero coronavirus hageze yuko yitwa ko ari pandemi kubera yuko imaze gufata isi yose. Rero niki uyu munsi dushobora kuvuga kubyerekeye uko umwana w'umuntu yabyifatamo? Ntabwo ndiyo ndabwira gusa abantu bakijijwe, kuvuga abakiriye Yesu umwami n'umukiza, ariko ndiyo ndabwira ikiremwa muntu cyose, abahambaye n'aboroheje, abakuru n'abato, abakire n'abakene, abayobora n'abayoborwa, kubera ko icyorezo nta n'umwe gisiga. Nibaza ko iyo mukurikira amakuru murabona yuko no mu bakomeye b'isi bamwe na bamwe kiriho kirabageraho kumva kanaka, umuyobozi kanaka mu gihugu runaka icyo cyorezo cyamufashe, cyamugezeho. Ibi ni byerekana yuko rero ntabwo ari ikintu kireba urwego runaka rw'abantu, ni ikintu cyugarije ikiremwa muntu cyose. Na niyo mpamvu ubutumwa rero Imana duhaye bureba ikiremwa muntu cyose. Nk'uko Imana itubona imbere yayo, niko uyu munsi ishaka kuvugana natwe. Ni gute rero umwana w'umuntu wahagarara mu gihe nk'iki? Bibiliya iravuga ngo ese imfatizo zasenywe umukiranutsi yakora iki? Ubu rero urebye rero imfatizo abana b'abantu bo ku isi bari bahagazeho, imbaraga za tekinoloji, imbaraga z'ubukungu, imbaraga za siyanse n'ubundi bumenyi butandukanye, uyu munsi byose byabuze imbaraga. Kubera iki? Kubera ko ikibazo cyahagurutse ni ikibazo kiri mu rwego rurenze kure izo mbaraga za kimuntu. Rero iyo usomye Bibiliya harana Imana igera ikavuga ngo nimuhagarare mumenye ko ndi Imana. Ntabwo ari Imana izana iki cyorezo, Imana ntabwo izana ibyo byago, nubwo ibizi turazi ko ibibi byose bituruka kuri Satani, ariko kubera ko Imana ari Imana ibizi byose bitarabaho, na niyo mpamvu ifite n'icyo ivuga, na niyo mpamvu ifite n'icyo yakora. Iyo abantu bayihindukire bakareka kwiringira imbaraga zabo, ahubwo bakareba Imana. Uyu munsi rero hamwe n'ubwenge Imana yaduhaye bwo kumenya ukuntu twaba muri iyi si, tukavumbura imiti, tugakoresha ubwenge yaduhaye kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo biza muri iyi si. Aha ndiyo ndavuga ko ibyerekeye medicine cyangwa ubuvuzi n'Imana yahaye umwana w'umuntu ubwenge, kubera ko Imana ishobora kudukiza binyuze mu miti yaduhaye kuvumbura mu byaremye, nk'uko Imana ishobora kudukiza kubwo kwizera. Nashaka kuvuga rero yuko isi nta na kimwe yaretse inyuma, irakoresha ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubumenyi bwose, imbaraga zose kugira ngo irebe ukuntu yakumira iyi coronavirus. Ibyo turabishima, turashima abashakashatsi bariho barakora ijoro n'amanywa kugira ngo bashobore gutora urukingo cyangwa vaccine. Turashima abategetsi b'ibihugu bafata ingamba zituma bashobora kurengera ubuzima bw'abaturage. Ibyo byose turabishima, turashima ingamba zose nziza. Ariko rero
hamwe n'ibyo tukwiye kumenya ko hejuru ya byose hari Imana. Imana rero ntabwo ari Imana iri mu ijuru ikaba yaretse umwana w'umuntu ku isi ngo yirwaneho gusa. Imana nubwo tutayibonesha amaso, ariko Imana iri mu isi kandi irakora. Niyo mpamvu nshaka kuvuga ibi rero. Iyo imfatizo zashenywe, Biblia ivuze imfatizo ni ibintu byose umuntu yubatseho. Umusingi ushobora kuba imbaraga z'amafaranga, umusingi ushobora kuba imbaraga z'ubwenge nka tekinoloji, nka siyanse n'ibindi. Iyo ibyo byose rero byakoreshejwe, ariko ikibazo gakomeza kuzamuka no gukongereza ubukana, biba bivuga ngo rero hari izindi imbaraga zirenze izo. Niyo mpamvu rero Imana rero birasaba yuko muri ibi bihe turimo bikomeye, yuko abantu hamwe no kwirinda, hamwe no gufata ingamba, ni igihe cy'uko duhanga amaso uwavuze ngo mu nyambaze nanjye nzabitaba mbakize namwe muzamesha icyubahiro, ariko kuyihamiriza. Turashaka kuvuga rero yuko ibi bihe turimo imbaraga z'abantu zirakora kandi turabishima, ariko hariho n'Imana. Niyo mpamvu nshaka kuvuga ibi. Iyo ukurikiranye amakuru ujya no ku isi, murabona ibihugu byinshi abantu imigi n'abayirimo yarafunze, abantu kaguma mu ngo zabo, kubera ko abantu batamenyereye kuguma hamwe, bamenyereye kuguma bakora bafite ibintu bahugiyemo. Iyo situation cyangwa ibihe byo kuguma mu rugo icyumweru cyose, amakuru yakurikiranye nko mu Bushinwa, mu Burayi n'ibindi bihugu, usanga abantu bafite ikibazo cyitwa anxiety. Usanga abantu batangiye guhagarika imitima, ugasanga bafashwe n'icyo muri filozofi bita angoisse existentielle. Nuvuga ngo hari ukwiheba kwinshi, hari ubwoba, kandi ibi ni bisanzwe kubera ko ntabwo wabona wakumva ibihumbi n'ibihumbi biro birafatwa n'iya ndwara ibingeri zose, abantu b'ingeri zose, bamwe kumva bapfuye, hanyuma umuntu kuko atari igiti atari ibuye ngo bibe bitakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu rero ubutumwa ari ubw'ingenzi cyane, hamwe no kwirinda, kugira isuku, no gukoresha za maske kuba bishoboye, cyangwa kutaba mu bantu benshi. Ziriya ngamba nziza zose batubwira ni byiza kuzikurikiza, ariko rero kubera yuko ikibazo kivuka mu mutima aricyo cyitwa ubwoba, aricyo cyitwa gusuza umutima, guharika umutima, ibyo rero nta kindi cyabivura, nta kindi cyabikiza. Ni ijambo rihumuriza ry'Imana, ni ijambo rirema uguhumurizwa. Iri jambo rero Imana yampaye uyu munsi ku cyumweru, nubwo tutateranya amaso mu yandi ngo tubane imbere y'Imana, ariko kubera ikoranabuhanga Imana yaduhaye kugeraho, urifate nk'uko rwose wari kuba warihawe turi mu rusengero. Iri jambo riravuga ngo ukurikire ingamba, inama ugirwa n'abashinzwe iki kibazo kidufashamo, ariko cyane cyane noneho umenye ko nta kindi cyaguha umutima utuje atari iri jambo ushaka kukubwira. Biblia iravuga ngo umutima w'umuntu ngo urwaye indwara ngo nta wundi wawumenya atari Uwiteka, arondora imitima akamenya ikigambira. Nashaka kuvuga rero ko umutima nta wundi yawugiraho imbaraga ngo awukomeze atari uwawuremye. Rero uyu mwanya iri jambo nagusabaga rwose, hamwe n'ibyo waba uhugiyemo, uritega amatwi, kuko ni umuti wo mu rwego rw'umwuka, umuti ukomeza umutima. Kubera ko izindi ngamba ni ingamba ziri exterior ku mubiri, ariko iri jambo rigera ku mutima. Kandi umuntu ashobora kuba muzima ku mubiri, ariko mu mutima akaba yamaze gupfa. Kubera ko iyo umuntu atagifite ibyiringiro, akaryamana ubwoba, akabyukana ubwoba, urumva yuko icyo gihe aba yapfuye. Iri jambo rero ni ijambo dushaka gusoma muri Yesaya 35 ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4. Ni ijambo rivuga ngo mukomeze amaboko atendebutse, mukomeze amavi asukuma, mubwire abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu
izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Aya magambo ari mu gice cyitwa ibihe bya Mesiya. Hari ibice runaka muri Bibiliya byitwa ibihe bya Mesiya. Yesaya yabayeho mu kinyejana cy'umunani imbere ya Kristo, yahanuye ibihe byo kuzaza kwa Yesu Kristo nk'umucunguzi, ari we bita mu Burayo Mesiya, hanyuma mu Kigiriki Kristo. Mu ijambo ry'Ikinyarwanda twavuga umucunguzi. Hano muri iki gice twasomye hari icyiciro cya mbere cyo kuza kwe kwa mbere gucungura, ari byo twakwita kuza kwe kwa mbere, kugira ngo aheshe umwana w'umuntu umuganura w'ubwami buzaza mu muzuzo mu gihe azaba agarutse kwima ingoma ye hano muri isi. Hano rero twasomye yuko ukuza k'umucunguzi ari we Mesiya, ari we Kristo, kuzagaragaramo no gukomeza abantu b'intege nke, abantu badafite imbaraga, batiringira imbaraga za kimuntu. Ni ukuvuga ngo ni abantu bakeneye Imana yonyine ko ibakomeza, kubera yuko yishusha umuhanuzi Yesaya mu Mwuka Wera yatanze ngo mukomeze amaboko atentebutse cyangwa amavi asukuma. Ni byerekana yuko umuntu muri ishusho nta zindi imbaraga bagifite muri we, ngo imbaraga za kimuntu muri we zashize, ntazo. Rero umumesiya naza cyangwa umucunguzi azabaje guha imbaraga bene abo. Uyu munsi rero abantu bose ku isi, kubera iki kibazo cyugarije isi yose cy'agakoko ka corona, ariyo corona virus, isi yose imeze nk'uyu muntu afite amaboko atendebutse, afite amavi asukuma. Ni ukuvuga ngo akeneye ijwi ry'Imana riza rikamukomeza. Kandi mwumvise ko Mesiya naza ukuza kwe kuzarangwa ndetse no gukiza, yaba umutima mbere na mbere, gukiza imitima ndetse no gukiza umuntu wese mu buryo bw'umwuka, ubugingo bwe n'umubiri we. Na niyo mpamvu kuza kwa Yesu Kristo kwa mbere kwaranzwemo n'ijambo rikiza imitima, rigasubiza imbaraga abantu, aho kwiheba hakaza ibyiringiro, aho gutinya hakaza ubushizi bw'amanga, bakareba ejo hazaza bafite mu mitima yabo ubushizi n'ibyiringiro yuko atari ibyago bibategereje, ahubwo ari ubuzima busaga bubategereje. Iki gice rero twasomye nicyo bita mu Gifaransa le temps messianique, cyangwa ibihe byo kuza k'umucunguzi. Ni ukuvuga ngo Mesiya cyangwa umucunguzi, Bibiliya yamwishuyemo, yayishuye ko azaza mu byiciro bitandukanye. Yesu rero yaraje, yaravutse, yakoze imirimo ye, yarayishoje, yaracunguye ku musaraba, yarahambwe, yarazutse, yazamutse mu ijuru. Icyo cyiciro cy'ibihe bya Mesiya cyarabaye. Ariko ubu rero hari ikindi cyiciro rero twiteze, Bibiliya ivuga niko kugaruka kwe kwa kabiri, ikuza kwe kwa kabiri, kugaruka. Igihe azagaruka rero n'urundi rwego. Hano ntabwo aribyo nibandaho, hano nibanda ku bintu byabaye, kubera ko Yesu yaraje. Kandi ubuhanuzi bwa Yesaya 35 mu cyiciro cyabwo cya mbere byasojwe na Yesu w'i Nazareti. Niyo mpamvu rero iri jambo ry'uno munsi ritubwira ngo mu gihe nk'iki tumeze nk'uyu muntu Yesaya yavuze, afite amaboko atendebutse, afite amavi asukuma. Ni kuvuga ngo nta mbaraga za kimuntu dufite, kubera yuko imbaraga zose zirakoreshwa, ariko kugeza uyu mwanya ntago isi irageraho ikumira icyo cyorezo. Birasaba rero yuko wumva iri jambo. Yesu Kristo hagati y'uyu mwijima w'icuraburindi ugarije isi kubera iki cyorezo, ubwoba bwuzuye mu mitima y'abantu yuko akanya kose bashobora kugerwaho n'iki cyago, bashobora kugerwaho na corona virus,
hakenewe yuko Yesu Kristo mu mutima wawe avuga ihumure, akomeza amaboko yawe atenebutse, akomeza amavi yawe asukuma, no kuvuga aguha imbaraga z'Imana muri wowe, kugira ngo hamwe no kwirinda, hamwe no gufata no kurikiza amabwirizwa baduha, hamwe no kurikiza inama baduha zo kwirinda kwandura iyi virus ya corona, birasaba yuko mu mutima wawe aho nta wundi yahagera atari Imana yakuremye, yuko uha umwanya umwami Yesu Kristo, akahazana ihumure, akahazana ijwi rikubwira ngo witinya, narapfuye, ikiruta byose narazutse, ndi muzima. Yesu Kristo yabwiye Yohana mu kigo cya Patimo ngo witinya Yohana, ndi Alfa na Omega, ndi tangiriro n'iherezo, dore nari narapfuye ariko mpora ndi muzima iteka ryose. Nige mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Kuvuga ngo niba afite ubutware ku rupfu, afite ubutware n'ikuzimu. Uyu mwanya rero muri iri jambo tukirimo, Bibiliya tubwira yuko Yesu igihe yazaga yuko azakomeza amavi, azakomeza amaboko, azaha umuntu imbaraga zo kugira ngo ashobore kubaho muri isi y'ibibazo bitandukanye ariko atiheba. Murumva yuko turashobora gutunga amafaranga menshi ashoboka, turashobora gutunga ubwenge bushoboka, ariko ari ibibazo biza imbere y'umwana w'umuntu adafite ubushobozi. Simvuga yuko iyi virusi itazakumirwa, simvuga yuko iki cyago kitazigera kigira iherezo, ariko nashaka kuvuga yuko igihe duhuye n'ibibazo bisa naho biturenze, aho kugira ngo twihebe, aho kugira ngo duhahamuke, duhanga amaso uwavuze ngo witinya, niryo Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, dore nari narapfuye ariko mpora ndi muzima iteka ryose. Ijambo rero rindi twasorezaho ni ijambo riri mu Bafilipi ibice 4 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Naho nyine na amagambo y'Imana adukomeza mu bihe nk'ibi, na niyo mpamvu Imana yaduhaye ijambo ryayo, ngo yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo riturememo ibyiringiro. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana niryo tukwiye kwisunga, hamwe no gufata ingamba zo kwirinda iki cyorezo. Tukwiye kwisunga ijambo ry'Imana kubera ko niryo ridukomeza mu mutima. Abafilipi rero ibice 4, urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 6 n'uwa 7, haravuga ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, nuvuga ngo mu gusenga, mubyingingiye, mu kwinginga, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. No kuvuga ngo rero mu bihe nk'ibi turimo dukeneye amahoro, dukeneye amahoro yo mu mutima, dukeneye amahoro y'Imana ahebuje rwose, ngo niyo akwiye kuturinda imitima ngo muri Kristo Yesu. Aya mahoro rero y'Imana yabonetse muri Kristo Yesu, kuko Yesu yaje avuga shalom kubari hafi, shalom kubari kure. Shalom ni ijambo ry'Igiheburayi rivuga ngo amahoro, ariko mu buryo bugari, nuvuga ngo kugubwa neza, kugira akaruko ko mu mutima, kudahagarika umutima, gutunga ugatunganirwa, kumva uguwe neza. Rero umwami yaje azanye amahoro. Rero uyu munsi aho abantu babuza amahoro, aho abantu buzuye mu mitima ubwoba, aho abantu bibaza yuko batari buramuke kubera iki cyorezo, ni igihe cyiza cyo guhanga amaso umwami Yesu Kristo,
cyo guhamagara umwami Yesu kugira ngo ahumurize umutima wawe, avuge shalom mu mutima wawe, avuge amahoro y'Imana mu mutima wawe. Yesu yaravuze ngo amahoro yanjye ndayabahaye, sintanga nk'uko abisi batanga. Ni amahoro yo mu mutima Yesu avuga. Ntabwo amafaranga yatanga, nta kintu na kimwe muri siki yatanga, nta na hamwe yabona. Nigiye Imana gusa muri Kristo ije muri wowe ikazana ayo mahoro. Uyu munsi rero tumaze kumva ko isi iri mu bihe bitoroshye, turizera ko Imana iri buseruke igaha abashakashatsi kuvumbura urukingo cyangwa umuti, igaha ubushobozi abantu bari muri domaine zitandukanye barebwa n'iki kibazo kugira ngo bashobore kuzana umuti cyangwa urukingo rwo guhosha iki cyago. Ariko hagati aho nashaka kukubwira ngo hamwe n'umwijima w'indwara hari Yesu Kristo umwami w'umucyo. Hamwe n'umwijima wo kwiheba hari umwami w'umucyo, hari umwami atanga ibyiringiro. Rero uyu munsi nakubwiraga inkuru nziza yuko imfatizo iyo zasenywe, iyo umusingi abantu bubatseho ibyiringiro byabo utagifashe, wasenyutse, ni ngombwa kumenya noneho nihe umuntu yavoma ibyiringiro, nihe umuntu yahumurizwa. Uyu munsi haravugwa byinshi kubyerekeye icyorezo. Iyo ugiye mu mbuga nkoranyambaga urumva ko buri muntu wese avuga ibyo yumva yavuga, ariko nashaka kukubwira ngo Yesu Kristo hamwe n'ingamba dufite nk'abana b'abantu zo kwirinda, Yesu wenyine niwe mutabazi, Yesu wenyine niwe yaduhumuriza, Yesu wenyine niwe yaduha insinzi. Kubera ko Yesu Kristo aratubwira mu ijambo rye, aravuga ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Nuvuga ngo Yesu yaje kugira ngo akomeze amaboko atenebutse, akomeze amavi asukuma, kubera ko nta wundi ashobora gukomeza umwana w'umuntu mu bikomeye nk'ibi atari Imana yonyine. Rero mu gusoza, bene data muri Kristo, bavandimwe, nababwiraga yuko nta gihe na kimwe Imana yigeze iterana umwana w'umuntu, ahubwo umwana w'umuntu niwe yagiye atera Imana umugongo, noneho akabura ubutabazi bwayo, akiringira ibindi bitari Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana ngo iraseruka igihe cyose umwana w'umuntu yambaje izina ryayo mu mwuka no mu kuri. Ni igero cyiza cyo kwambaza izina ry'umwami Yesu mu mwuka no mu kuri. Nimba wowe warakiriye umwami Yesu Kristo, Imana iguha umugisha. Iki gihe rero si igihe cyo kwiheba, ni igihe cyo kumenya neza uwo wizeye, ni igihe cyo kuhagarara amasezerano ye ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, nzagaruka kubana nawe mu mwuka wera. Yesu ari kumwe natwe mu mwuka wera, araturinda, arazi ibintu byose iherezo ryabyo bitaranatangira. Mesiya yaraje mu cyiciro cya mbere, kandi umurimo yadukoreye ni umurimo wuzuye. Niyo mpamvu dukwiye kumuhamagara muri iki kibazo kitwugarije, cyugarije amahanga yose. Dukwiye kumuhamagara. Bibiliya iravuga ngo bazambaza gute uwo batazi, bazamumenya gute hatabaye ubwiriza ibye, hazabwirizwa gute hatabaye abatumwe. Uriho twaratumwe rero kugira ngo twubwire ibye, kugira ngo iryo zina urimenye, ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abana b'abantu dukwiye gukirizwamo n'izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu naje kugira ngo nkubwire, hari izina rikiza, hari izina ritanga ihumure, hari izina ribwira umutima witinya, Imana iri ku ngoma. Ntabwo coronavirus iri ku ngoma, Imana iri ku ngoma. Iki cyorezo kiraza gushira, twese abana b'abantu duhanga amaso uwanesheje urupfu na kuzimu, niwe Yesu Kristo. Ntabwo yananirwa na coronavirus, yaranesheje urupfu, ariyo kaminuza ikibazo cyugarije umwana w'umuntu kurenga ibindi byose. Nashaka rero kukubwira ngo wewe wizeye umwami Yesu, komeze wirinde nkuko inama abayobozi bashinzwe iby'ubuzima bya sante batugira, ariko hamwe n'ibyo mu mutima wawe
wizere umwami Yesu nyiri ububasha bwose, kandi ubumbura akanwa kawe wambaza izina rye. Ari hafi yawe, ntabwo ari kure. Ari muri wowe, ari kumwe nawe, araza kwigaragaza, arakurinda, ararinda abawe, arinda n'igihugu cyawe. Ikindi nshaka kuvuga rero ni kuri abo batigeze bambaza izina rye, kubera yuko batigeze bamwizera. Ntushobora kwambaza uwo utizera. Rero Yesu Kristo ni igihe cyiza cy'uko umukingurira umutima wawe. Umwami Yesu yaravuze ngo sinaje guciraho iteka abari mu isi, ahubwo naje mu isi ngo ikizwe nanjye. Niyo mpamvu yitwa Mesiya, niyo mpamvu yitwa Kristo, niyo mpamvu yitwa umucunguzi, kugira ngo agucungure. Mbere na mbere agucungura ibyaha byawe, kubera yuko ibihembo by'icyaha n'urupfu, urupfu rw'iteka, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Ni igihe cyiza rero, mbere yuko wambaza iryo zina, banza upfukame, uce bugufi umutima wawe, watura ibyaha byawe imbere y'umwami ari we wagupfiriye. Kuko biratubwira ngo ku musaraba yikoreye, yishizeho ibyaha byacu twese, ngo igihano kiduhesha amahoro cyagiye kuri we, kandi ngo imibyimba ye, ugukubitwa kwe nibyo Imana idukirisha. Uyu munsi umusabe imbabazi, ntabwo yaje guciraho iteka abari mu isi. Kugeza uno munsi ntabwo arajya ku ntebe y'urubanza y'umucamanza, aracyari umutambi wacu mukuru, aracyadusengera, aracyadusabira, aracyari umukiza, ntabwo ari umucamanza. Uyu munsi rero Yesu umurebe nk'umukiza, umusabe imbabazi, umubwire ngo Mwami Yesu, ngwino mu mutima wanjye, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanjye, umbabarire ibyaha byose nakoze, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, umpa amahoro mu mutima, wandika izina ryanjye mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Uyu mwanya ubikoze, arahita aza muri wowe mu buryo bw'Umwuka Wera. Uhereye none namara kwinjira muri wowe, ubwoba burahita buhunga, kwiheba birahunga, imbaraga ze ziraza kukuzamo, amaboko yawe arakomera, amavi yawe arakomera, kandi uraza gukomeza n'abandi. Mu gihe nk'iki, aho buri muntu wese akeneye gukomezwa n'undi, nk'uko bisaba ngo nidukora isuku, nidukurikiza amabwirizwa ajyanye no kwirinda iki cyorezo, ngo tukwiye no kukirinda n'abandi. Ni ukuvuga ngo numara gukomezwa na Yesu mu mutima wawe, uraza gutangira gukomeza nawe umuryango wawe n'inshuti n'abavandimwe, abo bose bakwegereye. Reka rero dusenge. Ntabwo ari igihe cyo kwiheba, Yesu ari ku ngoma. Ntabwo ari igihe cyo guta umutwe, Yesu ni muzima. Umwami adukomeze twese, kandi umwami aduhe kumenya yuko tutari twenyine muri iki kibazo, yuko umucunguzi wacu atigeze adusiga nk'imfubyi. Ari buryo bwa se mu ijuru, yahawe ubutware bwose. Yaravuze muri Matayo 28 umurongo wa 17 kugeza kuri 20, yaravuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindura amahanga yose kuba abigishwa banjye, mubabatiza mu izina ry'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse byose. Hanyuma ijambo ryiza rindi ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kuzageza ku mperuka. Itariki 15 mu kwezi kwa gatatu 2020, umwami Yesu ari kumwe natwe. Rero ntabwo dushobora guta umutwe, kubera ko turafite ibyiringiro muri we, yuko ijambo rye n'ukuri. Aradukiza iyo turwaye, araduhumuriza iyo duhungabanye, aradukingira iyo icyorezo n'ibyago bitandukanye bitugezeho cyangwa bitusatiriye cyangwa bituzengurutse. Uyu munsi rero ni ijambo riduhamagarira guhanga amaso umwami Yesu Kristo, kuko ijambo rye ni rizima, kandi nuryizera rirakora umurimo waryo muri wowe. Reka rero duce bugufi tumushimire kubwira ijambo. Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, se umwami wacu Yesu Kristo, wewe waremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka, ibizwe n'ibitazwi, iby'ubwiru byose. Turagushima kubwira ijambo. Mbanje gusengera umuntu wese atarakumenya, kugira ngo mwami iri jambo urikoreremo, umuhishurire mu Mwuka Wera ko uriho kuri muzima, akwizere, umubarire ibyaha bye, ndetse umuhe ubugingo buhoraho, unamuhe ibyiringiro yuko adakwiye kwiheba mu bihe nk'ibi, ko uri kumwe nawe.
ndasengeye nabo bakwizeye ari bo bigishwa bawe, abo bose mwami bagufite mu mitima kuko kwizera, ubibutse yuko bakwizeye atari nk'igitekerezo, bakwizeye nk'Imana nzima, kugira ngo Mana ubwabo bakomere mu bihe nk'ibi, bashobore gukora umurimo w'ubutambyi basengera, batakambira imiryango, batakambira igihugu, batakambira isi yose. Ubibutse mwami yuko utari Imana ibategereje mu ijuru gusa, kuri kumwe nabo mu buzima bwa buri munsi, no kubakomeze kugira ngo nabo bakomeze abandi. Komeza amaboko yabo ntatendebuke, komeze amavi yabo, komeze Mana imitima yabo, kugira ngo mu gihe nk'iki bakomeze n'abandi be kwiheba. Turagushima Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen.